yacu ntabwo izadusiga, nta nubwo izaduhana, ngo iraduhetse ku mugongo wayo. Haleluya! Ni ukuri, reka mbabwire, iyi Mana twizeye, iyi Mana twiringiye ntabwo izagusiga, ntabwo izaguhana. Haleluya! Ngo iraduhetse. Haleluya! Iraduhetse ku mugongo wayo. Ariko uziguhekwa n'Imana. Amena. Wumva ikinyenga. Haleluya! Iyo umuntu ahetswe n'Imana, haleluya, iyo agenda yumva akomeye. Amena. Iyo umuntu ahetswe n'Imana, niyo avuga yumva akomeye, kuko aba afite umugabo umuhagarikiye. Haleluya! Imana iraduhetse bene data. Iraduhetse ku mugongo wayo, ngo ntabwo izagusiga, ntabwo izaduhana. Haleluya! Nukuri, ubu ni ubuhanuzi. Imana ishimwe. Abantu baguhana, inshuti n'abavandimwe bakureka, ariko iyi Mana twizeye ntabwo izadusiga bene data, nta nubwo izanaduhana. Haleluya! Erega ni inshuti nziza. Reka mbabwire, uyu mugabo witwa Yesu ni inshuti nziza, ni inshuti igiseruka mu byago no mu makuba. Imana ishimwe. Nukuri ntabwo izagusiga. Nawe wahura n'ibigeragezo, niyo wahura n'intambara, ariko Imana ntabwo izadusiga. Haleluya! Tuyikorere gusa, Imana izaduhemba. Haleluya! Kandi ibihembo birahari, ariko wumve ngo uri ku mugongo w'Imana. Haleluya! Nushaka ukomere, wumve ngo ndi ku mugongo w'Imana. Haleluya! Uri ku mugongo w'Imana, humura. Haleluya! Nubwo hari ibiguteye ubwoba, nubwo hari intambara urimo gucamo, ariko humura, Imana iraguhetse. Imana ishimwe. Nshimye Imana muri iki gitondo, kuko Imana nyine iciye inzira tukabonoka mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana, nitwa Mukaruzamba Anonsiyata, ndi umugore, mfite abana 2 n'umwuzukuru. Imana yacu iduhana umugisha. Haleluya! Nsengera muri Jehova Nisi. Imana ishimwe. Mfite n'umutware. Imana ishimwe. Haleluya! Nukuri. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryo gukingura. Dusome muri Yesaya. Ni ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ni ijambo ry'ihumure. Haleluya! Ni ijambo ry'ihumure, rihumuriza imitima yageze mu nzu yayo. Haleluya! Imana ishimwe. Utega amatwi mu gitabo cya Yesaya, ni ibice byaho 49 ku murongo wa 15. Wa 15 Yesaya. Wa 15 nyine mu bice byaho 49. Dusimbuke tugere no mu bice byaho 50 ku murongo wa 7. Haravuga ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko nge sinzabibagirwa. Haleluya! Imana ishimwe. Kadusimbuke mu bice 50 byaho ku murongo wa 7. Haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Nimwakire ijambo ry'Imana. Udutsindishiriza ari hafi. Imana ishimwe. Haleluya! Mumpere Imana icyubahiro. Ni iki Imana nukuri. Bibiliya itubwiye umugore, ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yibyariye? Umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko nge sinzabibagirwa. Haleluya! Imana ishimwe. Bibiliya itweretse uyu mugore. Umugore yabasha
kwibagirwa umwana yibyariye, sibyo yemwe? Abasha kumwibagirwa kuko ni umuntu, abasha no kumureka kuko ari umuntu. Ariko iyi Mana twizeye, iyi Mana twakoreye, iyi Mana yaduhamagaye, ngo ntabwo izatwibagirwa. Haleluya! Ntabwo izakwibagirwa, nta nubwo izaguhana, nta nubwo izagusiga, ahubwo izaguheka ku mugongo wayo. Imana ishimwe. Haleluya! Nukuri uyu mugore Bibiliya itubwira yabasha kwibagirwa nkuko nawe ujya wibagirwa, sibyo yemwe? Ujya wibagirwa, hari ibikwibagiza duhura nabyo, ariko Yesu we ntabwo ajya yibagirwa. Imana ishimwe. Abantu baribagirwa, ariko Imana yo ntabwo izibagirwa bene data. Umugore we sibyo yakwibagirwa kuko umwana yonsa ngo yamwibagirwa pe, ariko Imana twizeye, Imana twakurikiye ntabwo izatwibagirwa. Imana yaje duhana umugisha. Noneho ku murongo wa 7 akavuga ngo kuko Imana izantabara nicyo yituma ntamwara. Haleluya! Imana izagutabara, sibyo yemwe? Kurara Imana, wizera Imana, iyi Mana twizeye, iyi Mana twiringiye ni Imana y'inyamaboko, sibyo yemwe? Imana itugire neza. Humura ntabwo uzamwara, nta nubwo uzakorwa n'isoni. Imana itugire neza. Weguma mu birindiro, weguma mu muhamagaro, weguma mu murimo w'Imana. Imana uzawureba ibintu Imana izakugirira neza. Imana itugire neza. Ariko nukuri iyi Mana twizeye ntabwo ijya yibagirwa bene data. Ntabwo ijya yibagirwa. Ntabwo izibagirwa imisozi watereye, ntabwo ijya zibagirwa uburyo ki wayikoreye. Imana itugire neza. Umuntu we yakwibagirwa, ariko iyi Mana we ntabwo izibagirwa. Imana yacu dushyikire. Imana ishimwe. Ryari ijambo ryo gufungura. Haleluya! Ariko Imana ntabwo ijya yibagirwa. Wumve ngo rwose Imana nizeye ntabwo izanyibagirwa. Naho naca mu bikomeye, naho naca mu muriro, Imana ntabwo izibagirwa. Imana itugire neza. Tugiye gusenga Imana. Ryari ijambo ryo gufungura. Imana ishimwe. Aho kuko umwami Imana azantabara, ngo nicyo gituma ntamwara. Haleluya! Ibi byakumwaza birahari, sibyo yemwe? Ibyagusha intege mu rugendo birahari. Imana itugire neza. Ariko humura, ntabwo uzamwara kandi ntabwo uzakorwa n'isoni. Guma mu Mana gusa, guma wizere, sibyo yemwe? Reka kwizera kurarema, ibidashoboka bigashoboka. Ahataringaniye Imana ikaharinganiza, ibidatunganye Imana ikabitungana. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Yesu rero yaguhindukirira mu baturanyi, akaguhindukirira akakubwira ngo ngize ute, ndihannye, uzagira ute, umubabarire. Ariko ngo abazana ibisitaza nabo, urumva bafite iki? Bafite ishyano ku muntu. Ejo nijoro njya kuza hano narose inzozi, nta muntu nza njya kujyana hanze no kugira ngo mbivugire rimwe. Narose inzozi, hari abantu 3 bari kujya gusengera uyu mupapa, ariko ijwi yambwiye ngo bagiye gusara. Aho basara biruka ntago mazi, ibyo bari gusaba simbizi, ariko abantu bazagera hano basaze ntimuzabakire, muzamenye yuko bari gukubitwa. Kuko hari abantu baza bashaka gukina n'umurimo w'Imana. Uwakubwira akantu gato ngo ugure intebe 3 hano, cyangwa wakire n'abantu hano, ntago wabishobora. Cyangwa uzi ko umuntu uri hano aba yirengereye imitwe yacu yose. Uzi ko ikibazo cyaba aho kugira hagize ikibazo kigera hariya niwe wahagarara ku muryango akaturengera. Bushize nagiye ikanyarira, ngiye nuko nabirose, ijwi ry'Imana rirangira ngo hari abantu Imana igiye kwanika kubw'uyu umurimo, bakanama ibyo bari gusaba nibo bigiye kugira ute, nibo bigiye. Imana ibarengere. Hari abantu bajya bibwira ngo hano nta Mana yahagaze, ntago idahari. Ntago mwaba muhagaze hano. Yambwiye ni umuntu nubaha, ni umubyeyi, umuntu Imana yemera igaha icyizere akayihagararira. Buriya abayihagarariye byabaye ngombwa ko mbimubwira wenyine, ariko byanze nabirose ejo. Imana irambwira ngo hari abantu b'abadamu 2 bagiye gusara ku bw'uyu ibyo bari gusaba nibyo bizabakoraho. Kuko uyu we nta rubanza afite. Ushobora kuza uri umusaza akabanza akagutesinga, yabona uri umusaza akakwinginga, yabona uramunaniye ukagenda. Ariko iyo ugiye ntago
uba ujyanye imana ya hano, ahubwo uba wijyanye ku giti cyawe, biba bikureba. nagira ngo mubwire, ushaka waba urimo waba utaraza waba uhari waba uri he, uze kubyumva, uze kugenda gake k'uyu murimo w'iki. ahangaha hatabariwe abantu, ahangaha hagaburiwe abantu, aha hakiriye abantu ibisazi, ahantu hatumye amahoro aza mu ngo nubwo bigikomeye, ariko hari abadamu bagiye bakira imisongo gake, abadamu bagiye bakira imisongo gake gake. nanjye narahageze ndaharuhukira, ntago bari banzi, ariko hari iby'Imana yampaye narabibonye, birahari. Ntago byoroshye. ikintu ngiye kubabwira ababyeyi, mubabarirane, nanjye ndimo ngira ute nibwira, mugira ute mubabarirane. narwaje umudamu ibisazi, ndaruha, ndaheka, nzi guheka umwana, nzi gusonga ubugari, nzi buri kintu cyose, nzi kugikora. umuryango ukambwira ati uyu mugore ntago tumushaka. nkababwira ati ngewe nasezeranye mu byago no mu makuba, tubyaye tugize ute tutabyaye. bagerageza no kunshakira umugore ngo ushobora kugira ahantu angeza. ndababwira ntago bishoboka, mwebwe ntago musenga, nta n'ikintu muzi. ati byanze bikunze, ati bigomba kubaho. ndabihorera. nacitse impfu n'imfu. aka kaboko bagatemye, dore murabona ko gasatuye, baragatemye.
Nawe
Hallelujah.